nkumva bimeze neza. Papa nawe yarinze apfa akivuga ati mfite umwana. N'ubu muri Nyamirambo aho ngeze bakavuga Mutesi, baba bati Kalisa Mutesi wa Bizimungu ni intwari. Ndabyibuka rimwe ari mu bitaro ngenda gupfa, yabwiye abantu basangiraga ngo ntazagire umuntu uzamuteranyiriza isanduku. Kwa kundi umuntu apfa bakavuga ngo bashire agaseke hariya bajye bashiramo peteroli. Yari yarambwiye ati uramenye ibi bintu sinzabibone mu rugo. Arwaye ndamubwira none se nzabigenza gute ko nta bushobozi mfite? Urabona ngenzi nzamenya gufata intumbi yawe nkayihamba, urabona nzabishobora? Yambwiye tuzabishobora, ufite ubushobozi uzabishobora. Koko apfuye yibuka ijambo yambwiye, ariko mbere yo gupfa yigeze kuntiza amafaranga. Antiza miliyoni. Amaze kuyintiza ngiye kuyimwishyura arambwira ngo nzayimuhambemo. Nakoresheje ko nshoye rero apfuye ndimenya mbwira abantu ntimugire ikibazo cyane. Ku buryo nubwo no mu gakinjo ninjye bigiriye yo kwishakira isanduka yo kumuhamba. Strong woman. Indabyo ndavuga nimushira hariya buri kimwe cyose mujye munyuriza fagitire. Ubwo abantu bahise bavuga ati umukobwa kwa Bizimungu afite amafaranga uko biri kose. Afite amafaranga. Ariko numvaga mbikora nk'inshingano cyane ko navuga ngo ninsagura kuri amafaranga na makeya umuzimu wa papa ashobora kuzantera. Bivuze naje kubona amahirwe. Twabaga mu gipangu kinene hari Nyamirambo, tugira amahirwe leta ihashyira kaburimbo. Iyi kaburimbo ya Nyamirambo Ruriba ica muri Norvège yaje gukora mu rugo. Ikoze mu rugo mama arababwira ati umwana nzi ni Mutesi, bakunda kunyita sasa. Mutesi aba ari we mufata mu muhaye amafaranga naba yafite azamenya uko ayakoresha. Siwe mukuru? Sinjye mukuru. Ariko Mutesi nayo nizeye. Uri a strong woman. Ninjye wayafashe. Ntabwo yari menshi cyane kuko ntiyari na make ukurikije ubuzima twari twibera. Ubwo ni yandi ya expropriation? Yego. Maze kuyafata nashyize kuri konti ndayamburukisha. Nari ndi mu bihe nanjye nari nkimara kubyara mfite akana gatoya. Ndavuga ninkomera nzayapangira umushinga. Yari akiri muzima turaganira ndamubwira rero aha hantu ngiye kukubakira. Numvaga nzamwubakira etaje. N'ubu nuko atameze neza numva inzozi zanjye ari uko namwubakira etaje umubonye ntakamone muri ya shusho y'ubupfakazi kuko akimara gupfakara nyuma yaho gato na mukuru wacu yaje gupfa. Urumva ubuze umugabo ubuze n'imfura ni nabo babanaga bisa n'ibintu bimutushije ukuntu. Ndamwegera ndamubwira nubwo bagiye barajya ariko ntabwo uri umupfakazi nziza kubaha. Nzajya ngufasha nta n'umuntu uzamenya ko uri umupfakazi. Yego. Ubwo icyo gihe rero numvaga amafaranga ngiye kumwubakira n'inzu nziza iri ku muhanda kuri kaburimbo nuhanyuze ajya avuga ati dore kwa Bizimungu dore muri rwa rugo rw'umuntu. Ingorane nahuye nazo kuba naratakaje amahirwe yo kwiga nkiga nkuze. Naje kubwira umuganga ariko waretse ubundi ngasubira kwiga. Narakoraga mfite akazi nari umukesiyeri muri Kaosha maze gushaka nahise njya gukora muri Kaosha. Ndamubwira ati se urumva uzabishobora? Nzabishobora. Ambwira ati nta kibazo. Ndagenda njya Sainte Famille muri Candidat. Aha makuru yanjye yuko ntize nagaruke mu mwaka wa kabiri ariko maze imyaka 10 irenga 10 ntarasubira mu ishuri. Bati se urumva wowe wumva uzabishobora? Nzabishobora. Yego. Bampaye ikizami mbona ntigikomeye ndagikora. Icyo gihe hari n'amahirwe abantu bize mu myuga bari kureba cyane pratique zabo kuruta uko bareba teori. Ndakora ndatsinda. Noneho mpita ninjira mu wa gatandatu barambwira ndababwira mundi mwampaye amahirwe umwaka utankana akora ikizami. Hari mu kwa kane ndabyibuka tuvuyemo. Bati turi mu gihembwe cya kabiri. Tuzakora exeta mu kwezi kwa ni cya tronc commun? Exeta 6e. 6e? Yego. Barabimbwira. Ndababwira ingenzi nzabishobora. Ibihembwe bibiri usigaranye uzategura n'ikizami cya leta ugikore wizeye gutsinda cyangwa urashaka kudutsindisha. Ndabwira ngiye munyizeye nzatsinda. Babonaga igihembwe gikurikiyeho cya kabiri babona naje natsinze
ntabwo navuga ngo ni mu bana kuko kandida libre mu abantu bakuru nahise mbiha umwanya uhagije akazi ndakareka ngiye mpangana n'ikayi mfata n'abarimu bamwe bigishaga ndababwira mwagiye mu ntocinga muri vacances ndabyibuka vacances nigagamo amasomo ya kera nko mu wa gatatu mu wa kane mu wa gatanu kugira ngo nitugaruka kwiga nzakomezanye n'abandi byo mu wa gatandatu nuko byagenze nza gukora exeta rero nisanga nagize amanota meza ashoboka akoze muri hotelere icyo gihe nahise mbona amanota meza ampa uburenganzira bwo kwiga muri kiye uza no kwiga kiye se nize kiye The American Story. Mbere yuko ndengaha ubu gahunda yo kwiyandikisha muri tombora ya DV Green Card Lottery yaratangiye. Ni amahirwe ahabwa abantu barenga 55,000 buri mwaka. Wasanga nawe rero wahabwa kuri ayo mahirwe ukajya gutura no gukorera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ntabwo ari abantu bose bazi gukora neza izi application ntibakakubeshye. Uyu munsi twifuje kuganira nawe ufite inkuru navuga ngo y'ubuzima, inkuru waciyemo mu buzima bwawe kuva ukiri umwana muto cyane kugeza n'uyu munsi. Ni inkuru navuga ngo numvise ishobora kwinspira abantu cyangwa ishobora kuba yafasha abantu hasi hashoboka ushobora kuhava ukaba wagera kure cyane, birashoboka cyane na kure cyane wageze birashoboka kuba hananuka ukagera hasi, nabyo birashoboka cyane. Ni amasomo y'ubuzima twiga, icya mbere nuko tuyigiraho tukayakomeza cyangwa akagira icyo abyara. Reka mvuge nti ubuzima bwawe mu bwana bwawe nicyo utajya wibagirwa. Ubwana bwawe dusubize inyuma tubare duhera. Murakoze cyane. Kimwe mu bintu ntajya nibagirwa mu bwana bwanjye, navutse mu bana benshi ariko ntitwaye na benshi cyane, tuvuga turi 8. Nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi muri 1994 nibwo natangiye kubona ku buzima numva nta kwibagirwa. Aho iwacu bari bafite uko bameze ariko nyuma mbona ibintu byanze rero mbajije icyo nta kwibagirwa. Ntabwo nakwibagirwa ukuntu hari abana bamwe babwiraga ngo babe baretse kujya kwiga, bamwe babanze barangize noneho gutyo twige mu byiciro. Icyo ni ikintu ntashobora kwibagirwa cyabaye, ndetse cyatumye ngiyewe mfata umwanzuro wo kuva mu ishuri kugira ngo mfashe umubyeyi wanjye gufasha abana bamwe babasha gusubira ku ishuri bagende bajya kwiga. Icyo gihe wari umwana muto wigaragara? Nari muto, nigaga mu wa 2 segonderi. Mu wa 2 segonderi uhagarika ishuri, ufata icyemezo cyo guhagarika. Situation mu rugo yari imeze gute? Situation ntiyari imeze neza. Urabona iyo ujya kwiga bakagusohora wabuze minervare, wagera mu rugo ugasanga ntayihari kandi ntaho bagukinze, usanga kuko ntayihari. Nageraga ku ishuri ibyo bintu bikagaruka mu bwonko bwanjye. Byaje no gukurizamo gutsindwa. Umwaka wa mbere nawizemo inshuro 3. Nkagerageza nagera mu rugo bakambwira ngo ninika nsubire kwiga, nkagenda ariko ngiye kwiga nkakomeza nitekerereza abo nasize mu rugo. Najya gukora examen nkasanga meze nk'umuntu utarageze no mu ishuri kandi mba mpari. Ndiga mu wa mbere ndasibira, ndongera ndiga iranga, niga inshuro 3. Kugeza ubwo hari kuri cya gihe bavugaga ngo bareke gusibiza abana cyane, wenda ashaka kugera imbere akamenya ubwenge. Baranterura banshyira mu wa 2. Mu wa 2 nigezemo nabwo noneho situation irushaho kuba mbi cyane mu rugo. Murumuna wanjye bari bamukuye mu ishuri kandi we yarabaga uwa mbere, yigaga kuri apajimusha abo uwa mbere. Mbona bamukuye mu ishuri, ndavuga noneho ngewe aho kugira ngo ave mu ishuri abo uwa mbere, ngewe ubu wa nyuma reka nemere mvemo asigaye nshaka ubuzima. Icyo gihe ikintu cyatumye usubira hasi ni wari mukuru mu rugo kuryo wabonaga mbere ya jenoside ukuntu mwari mubayeho mufite ubuzima bwiza, ubuzima budasanzwe, jenoside bihitana byose. Niki navuga ngo kidasanzwe mwari mufite ubuzima bumeze gute mbere ya jenoside yakorewe abatutsi
byatumye mu mutwe wawe byivanga watekereza ukabona mwagiye hasi koko? ubuzima twari tubufite iwacu baracuruzaga Yeah. wanjye acuruza yakoranaga na mama bacuruza jenoside irangiye impamvu byankozeho cyane ni uko ari njye wabanye nabo cyane Yeah. igihe cya jenoside ni njye wari uri kumwe nabo kuko no muri jenoside nyirizina mama yari afite akazi ko kurinda papa njyewe ari njye ujya kubashakira ibyo kurya urumva mu ntambara haba ubundi bwana bwaga bwarahunze njye nari mpari nkagiye nkiruka inyuma y'imodoka y'abasirikare njya gushaka ibiryo tuza kugaburira papa aho yihishe ubwo buzima rero intambara irangiye bwatumye nkomeza kugira inshingano ahari kumva ko ibintu ari njye bireba abandi bana ntibari bahari bari barahunze kurinda dusobanurira gato kugira ngo umuntu abyumve mama yarindaga papa gute kubera iki? papa yari ari mu bahigwaga yari umututsi famiye yari yaranashize kuko icyo gihe jenoside yabaye njye ndi muri vakansi kwa sogokuru badusohoyemo baratubwira ngo ni ngende na mukuru wanjye baradusanga iwacu baze kutwicira iwacu hamwe na papa uwo muryango bawishe twe tukiri hafi aho ngaho umuryango wose nta muntu n'umwe uhasigaye icyo gihe uwagerageje kurokoka yari mukecuru ubwo ni nk'ari nyogokuru ariko si wari nyogokuru direct yari mukase yagiye ajya mu ruzi rumuruka inshuro 3 ubwo niwe waje kurokoka muri uwo muryango. Na papa yari yapfuye? Oya, papa wacu we urumva ntabwo twahabaga. Yego. Turi Nyamirambo hariya kurya nyuma bo babaga ubu ni mu murenge wa Nyamirambo ariko aho bita Imwendo sinzi no muhazi mu Kigali. Mu kagari ka Kigali. Niho bo babaga. Yego. Kubona rero mama arinda papa kugira ngo atamwica bivuze ngo mama wawe ntabwo yahigaga? Ntabwo yahigwaga ariko nawe urumva ni ya miryango yabaga ivanze. Kuko uyu munsi tuvugana yavukanye n'abana 9 basigaye ari 2 gusa. Urumva nabo yabakozeho ariko kuri rwa rwego ubo batari bari mu bantu bari guhiga icyo gihe. Mama wabo ni wari umututsikazi ariko papa wabo ari umuhutu. Ubwo urumva bo byabahaga uburenganzira uko biri kose bwo kugenda. Nubwo bitabahiriye cyane ariko uko biri bo barageragezaga. Icyo gihe rero jenoside iba papa urumva we yari mubisi cyane ku buryo atari kubona aho ngira. Mama nawe yihaga yari mubisi cyane yari umututsi wuzuye. Yego. Mama yiha gahunda yo kumurinda ariko amurindira mu rugo. Batahavuye. Ni njye wari wasigaye mu rugo agasaza kanjye kari kakiri gato ko cyane. Urumva nari mfite imyaka 8. Agasaza kanjye ari gato cyane bagaheka. Mama yaburaga uko agena uko bari baramumurindishije. Avuga ati nimpava baramwica. Hari barriere yabaga hafi aho ngaho. Nimpava baramwica bigatuma we nta hantu na hamwe agomba kujya kuva intambara itangiye kurinda irangiye. Nta hantu agomba kujya. Ngewe rero akantuma akambwira ati genda imodoka y'abasirikare yajyaga iduha ibiryo igiye hariya mu Kigali. Tukayigenda inyuma n'udusafuriya cyangwa udusorori bakadushyiramo ibiryo nkazana mu rugo nkatunga mama na papa n'uwo mwana wari uhasigaye. Ibyo bintu byanze kunze kubibona umwana muto ari kuza ubwenge nta kuntu bitakwafekta bitakugiraho ingaruka. Ibyo ngibyo nibyo byatumye ubuzima bwawe buhinduka tangira gusubira inyuma no mu bitekerereze ku buryo no kwishura tangira gutsindwa. Ubuzima bwahindutse uko natekerezaga ibyahise none nkabona n'ubuzima babayemo ahita ntekereza ibya mbere. Uko ndushaho kubitekereza avuga ngo iyo bitagenda gutya bari kuba bari kuri uru rwego. Iyo hataza kubaho intege nke wenda twari kuba tumeze neza kuko mbere nabonaga tumeze neza turabona ko boss. Papa yaje kurokoka? Papa yaje kurokoka na mama ariko arokoka ari we usa naho ari wenyine mu muryango ko twahise tubana n'imfubyi nyinshi. Urumva bose bagize bapfuye bamwe na bamwe abana babo twahise tubafata. Turabana noneho tuba abana benshi cyane twakuze mu rugo turabana benshi cyane. Uyu munsi baracyariho bose? Abo bana bariho. Ndavuga ababyeyi? Oya, papa nyuma yaje gupfa. Yego. Urugendo rwawe rwa struggle rwo gukomeza kurwana kugira ngo ubuzima bukomeze muri famiye rwatangiye ryari gute ko waratangiye kutubwira ku buryo wavuye mu ishuri kugira ngo umuntu wawe yige? Icyo gihe navuye mu ishuri ntabwo nahise ngenda mu kazi
nabisabye papa ndamubwira ntabwo ngiye kubikirara nk'uko uri kubivuga urabizi umwana uvuye mu ishuri bahita batekereza agiye kwigira ikirara naramubwiye ndashaka kwiga ibintu by'imyuga bigire vuba vuba ngiye ngufashe ntiyabyemeye nk'umubyeyi numva akomeje kwihagararaho ariko ngiye nkabibona neza ko hari intege nkeya mu rugo nagiye bigoranye njya kwiga i Kayonza icyo gihe hari ishuri ryari rihari ryigisha hoteleri ndaryiga nabwo nubwo bitampiriye naho ndangije kuhiga nibwo nahise ntangira akazi muri hoteli bawo ari umu receptioniste waho icyo gihe rero maze gutangira akazi nahembwaga amafaranga makeya 14,300 ariko nkavuga nubwo ari make bwose intego yanjye yanjyanye gukora muri hoteli cyangwa mu kabari kuko icyo gihe bahise babwira iwacu ko mbaye indaya mbaye ikirara umwana ugiye gukora muri hoteli angana gutya umwibagirwe buriya birarangiye ariko ngiye ngumana intego yo kuvuga ngo amafaranga mbonye ngomba gufashamo iwacu ahakeneye kubakwa afasha papa kuhubaka abo bana abandi nyuma bose ndabishyurira mbona barangije kwiga ari ubikora ni wanyu batari kwikora papa twarafatanyaga ariko rimwe na rimwe yari afite n'ubushobozi dufite amazi akodeshwa ariko tukayaharira gutunga urugo ariko njyewe kuko nawe mfite amafaranga kandi nta kintu ngomba kwiyamaza cyane nkamufasha kwishyura minerivare z'abana umute kumva bavuga bati wabaye indaya gukora muri hoteli wabaye indaya kandi uzi ko ufite intego byakuriye gute birababaza ugera no mu bantu ko batudore ka kana gakora mu kabari gakora muri hoteli rimwe na rimwe nuko nagize amahirwe ubundi n'abantu hanze muri societe bakubona nyine nk'indaya cyane ko twe twakoraga tunabamo bumva abantu ntibamenyaga n'ahantu mperereye twakoraga tubamo ariko njye ntacyo byantwara kuko numvaga intego mfite n'ubundi niyo gufasha iwacu ngomba gukoresha uko nshoboye kose nubwo bavuga ngo iki kirama amafaranga ngomba kugikora ariko kugira ngo iwacu babeho neza none se ku bushobozi bw'ibihumbi 14 wahembwaga mu byumvikana ayo mafaranga ntabwo ari menshi ni makeya washoboye kwishyurira abo bana birakunda byarakunze nishyuraga makeya nkagenda ku ishuri nkababwira inti ngewe ninjye bishyurira kuko bafite ababyeyi ariko abana n'abanjye ntangira kubita baki mujye munyihanganira mbaha nimero zanjye nahise ngira amahirwe ntunga telefone natuze telefone zikiza mbaha nimero zanjye nimuzajya mugira ikibazo ntimugahamagare papa wanjye cyangwa mama aba ninjye muzajya muhamagara ku ishuri barabimenyera umwana ugize ikibazo bakampamagara nkishyura make ariko mpaka nyarangije nyuma yo gukoresha imbaraga nyinshi ukagera ku nzu y'inzozi zawe wifuzaga harabura ikintu cy'ingenzi icyo kintu ni ibikoresho byo mu nzu furnitures intebe zo muri salo salle à manger ibitanda n'amatera zabyo utubati two mu byumba intebe za jardin n'iza balcon yewe n'ibikoresho byo mu biro tubakorera intebe y'ibitanda n'inzugi tukabakira n'ibikoni bigezweho n'ibindi bikoresho mushaka mwe banyamahoteli na za appartement umwihariko wacu nuko iyo mutugannye tubibakorera muri design yose mwifuza ku bindi bisobanuro ukaduhamagara kuri nimero 0783378096 iyi responsibility se wari ufite wayikuye mu by'ukuri umutima wakuye he simbizi umwana arivukira ahari ntabwo nari mukuru ngo mbone ko ibyo bibazo bigize ndimo hagati ngenda umwana wa kane wumva hejuru yanjye hari abangana n'abari munsi yanjye sibyo ko umwe nyuma nawe yaje gupfa ariko nakuze numva ko ari inshingano zanjye kuba narira abo bana kandi biranampira harimo n'abakuru kuri wowe se abakuru kuri njyewe bo bari mu kigero bari kurangiza kwiga nkabafasha mu bisanzwe noneho n'ababandi twagize amahirwe farije ikabafata ikabarihira minerivare ngiye nkajya nshakisha ibikoresho byabo icyo gihe se wumvaga ko bino bintu bizagira iyo bigera ugumva ufite igitutu ufite pressure ufite ibintu wabonye bitari byiza muri jenoside wumvaga uzagera ugera wumvaga ufite intego uzasoza mu by'ukuri intego nari mfite yari iyo kubona abavandimwe banjye bateye imbere uko biri kose ningira amahirwe bagatera imbere niyo mahirwe yanjye njye siniyitagaho cyane numvaga bo bateye imbere uko biri kose nta mwana wanjye ushobora kuzasonza cyangwa ngo agire ariko nta nubwo narebaga imbere cyane
ntabwo nabyitagaho iby'imbere narebaga hafi aho nk'umwana nyine nkumva niba banyuzwe no kwiga batsinze bameze neza nkumva ubuzima n'ubu. Iyo papa yabonaga n'ababyeyi bawe babonaga ubafasha mu kurihira abana benshi cyane banamuvukana abo mwariraga bitewe n'uko nyine ababyeyi babo bari barishwe muri jenoside yakorewe abatutsi, byifataga gute? Bagufataga gute mu rugo cyangwa n'uyu munsi bagufata gute? Barishimaga cyane. Ndabyibuka papa niyo yajyaga mu kabari akajya kunywa yahitaga abwira abantu bicaranye yuko ufite umukobwa ukomeye, bakanampamagara hakaba n'aho afashe deni nkajya kuryishyura. Abo bana nabo ku ishuri babaga bumva bafite sister wabo. Hari umusaza wanjye umwe wo muri famiye twakundanaga cyane, ejo bundi nagize ibyago nawe arapfa akimara kwimariya akana k'ubu ninjye uri kukarera. Mama wako nahise mubwira wowe ikomereza ubuzima, ukiri umwana genda wikomereza ubuzima, umwana nzamurera nta kibazo, nk'uko n'ubundi papa we namureraga nubwo twanganaga ariko naramureze, ntabwo uyu mwana azananira. Ubwo ni wowe ukunda kubiha agaciro cyane kuko yaravugaga ngo nakura akaba umuntu mukuru cyane ngo azanyitura. Ariko ntacyo nubwo yagiye ariko yajyaga bivuga nkumva bimeze neza. Papa nawe yarinze apfa akivuga ati mfite umwana. N'ubu muri Nyamirambo aho ngeze bakavuga Mutesi, baba bati kabisa Mutesi Bizimungu ni intwari. Ndabyibuka rimwe ari mu bitaro ngenda gupfa, yabwiye abantu basangiraga ngo ntazajye umuntu uzamuteranyiriza isanduku. Kwa kundi umuntu apfa bakavuga ngo bashyire agaseke hariya bajye bashyiramo peteroli. Yari yarambwiye ati uramenye ibi bintu sinzabibone mu rugo. Arwaye ndamubwira none se nzabigenza gute ko nta bushobozi mfite? Urabona ngenzi nzamenya gufata intumbi yawe nkayihamba, urabona nzabishobora? Arambwira tuzabishobora, ufite ubushobozi uzabishobora. Kuko apfuye nibuka ijambo yambwiye, ariko mbere yo gupfa yigeze kuntiza amafaranga, antiza miliyoni. Amaze kuyintiza ngiye kuyimwishyura arambwira ngo nzayimuhambemo. Nakoresheje uko nshoboye, agiye gupfa nshaka ya mafaranga. Mama yakubwiye ngo uzayimuhambemo se arwaye arembye? Ntabwo yarwaye, papa nta nubwo yarwaye igihe kinini, ntabwo tuzi cyamwishe. Nakomeje gukurikirana ubuzima bwe kwa muganga, barambwira ngo yageze kwa muganga kanseri yamaze kurenga umwijima. Bibaho. Ubwo rero nta minsi yamaze arwaye, ariko ari muri leta ya nyuma kuko nanamujyanye kwa muganga ku ngufu. Komeza murwaje, arambwira ati ya mafaranga uzayampe ahubwo uzayampambe. Ahubwo mama agakomeza yanyishyuza ati dore meze nabizana ya mafaranga. Arambwira amafaranga asa yawe naya papa. Nakoresheje ko nshoye rero apfuye ndimenya mbwira abantu ntimugire ikibazo cya papa. Ku buryo nubwo no mu gakinjo ninjye wigiriye kwishakira isanduka yo kumuhamba. Strong woman. Indabyo ndavuga ni mushyira hariya buri kimwe cyose mujye munyuriza fagitire. Ubwo abantu bahise bavuga ati umukobwa kabiza umwe afite amafaranga uko biri kose. Afite amafaranga, ariko numvaga mbikora nk'inshingano cyane ko navuga ngo ninsagura kuri amafaranga na makeya umuzimu wa papa ashobora kuzantera. Ariko mbese nanjye nyakoresha muhamba mu cyubahiro nk'uko yabinsabye. Bituma n'abantu muri karitsiye bavuga kuko wa muntu wabashemaga aranabitweretse. Wari wize we? Umubyeyi yarakwizeraga, papa yakwizeraga cyane? Yaranyizeraga, yaranankundaga cyane. Twibuke ko byatangiye avuga ngo ugiye kwindaya, kugira ngo umwemeze ko utagiye kwindaya, kugira ngo apfe aguhe uwo mugisha kuri uri umunyembaraga. Byagutwaye isukari nyinshi? Byantwaye isukari nyinshi ariko narabiharaniye. Nyuma y'imyaka nk'itatu ndi gukora mu kabari naje kubona umugabo. Uwo mugabo twarabanye nawe yabaga mu rugo, yakodeshaga mu mazu yo mu rugo nyirakana. Ndabyibuka yaje kuhaba niga mu wa 5 primaire. Yabonaga nawe ubwo butwari bwanjye, ariko aje tugiye kubana iwacu ntibabyemeye. Ndabyibuka ko na papa wanjye atatashye ubukwe bwanjye. Inkwano zanjye yambwira ati ushaka aho zijyana. Kubera iki se? Yumvaga kubera ukuntu yankundaga. We yumvaga nashaka umuntu nawe ashaka. Kuba ari umwana mwiza barabizi. Noneho akagira akadefo kuko yavuye mu rugo. Urabona aba basore baba muri ghetto babuza yo kwishyura bateranye, babaga ari abasore 3 babura yo kwishyura. Baze kubura
amafaranga yo kwishyura inzu y'icyumba na salo ukavuga ngo uje gushaka umukobwa w'aho hantu muri icyo gipangu ntabwo byari byoroshye murwaniye ishyaka cyane ayo magambo bavuze sinyamubwire ndamwihorera igihe cy'ubukwe mu rukiko ndabyibuka tugiye gukora sivile twageze mu rugo navuye ku kazi nza nk'uje kwitegura bisanzwe ngeze mu rugo nsanga papa ntawe uhari mama ntawe uhari banze gutaha ubukwe bwawe babyanze mbwira umugabo nta kundi ntabahari urumva ari nabo bari gutumira abo muri famiye babatumiye ndavuga twigendere ugira gutya ukoresha ubukwe ubura ababyeyi ubura kandi ari we wasapotinze umuryango ntabwo byaba agahinda byari bigoye navuye muri civile uko kanya nirinze kubyishyiramo kugira ngo bitambabaza mvuyeyo ndabyibuka n'abantu bansenyeye nabo natoraguye nabakuye ku muhanda tuvuyeyo ndaza njya mu rugo ndarira papa twahuriye mu nzira ataha nyine ari gutaha tuvuyeyo ndamubwira ntabwo natekerezaga ko ari wowe unkoze ibyo bintu n'ibintu byose nakoze ntako ntagize ariko ibintu nyituye ubwo urumva yari yanabujije mu makuza mama yarigiriye mu murima agiye guhinga umuntu mukuru wari uhari n'uwo mukuru wanjye ku munsi w'ubukwe bwawe ku munsi w'ubukwe icyo gihe ni mariage civile ntabwo yabereye rimwe n'ubukwe mu bukwe ntabwo bari kubona ahantu bancikira kuko dote yari yabereye mu rugo nyine civile nawe gorega n'ubukwe umunsi wego muri civile ho ntabwo nabonye pe nabari bahari bari bigendera bigira mu kazi banga gutaha ubukwe bwawe banga gutaha ubukwe wararenganije mu maso uravuga papa yaje papa niyaje oya nari mbizi neza ko ataje yari yabimbwiye arambwira ati niba wiyemeje gushaka uriya muntu ubwo wimenye nge ntuza n'inkwano zawe ntuzazenzanire ese umugabo yari umunebwe ntabwo yari umunebwe ni n'umwana mwiza cyane anakora cyane azi gukora yego azi gukora yisakora kuri airport akora muri KLM ni umuntu wari ahubwo amateka yahinduka ntabwo abantu bo muri Nyamirambo babimenye bamuherukaga kera kiri umukomboyere nyuma ubuzima buhindutse urabizi ko ubuzima bugenda buhindutse ntibabimenye agaruka kubera yanacishaga make nta muntu wamenye ibye njye wari ubizi ubukwe burabaye rero ababyeyi baraje mu bukwe mama niwe wari uhari muri dote papa yabuze aho abacikira ndabyibuka nigeze gushaka gutegura inama y'ubukwe nibuka ko nta muntu mfite ndi buhamagara njye mfata umwanzuro wo kuvuga ngo reka nitegurire ubukwe ntegereza ngomba kubahisha iwacu uko biri kose nubwo bo batabishaka batanabireba ariko njyewe cya kintu cyo kuvuga ngo umwana ni indaya ngo njye kwishingira cyo reka nkirinde cyane ko umugabo nawe nabimushimiye mwumva ko mbona gutyo ndi umwana akabona ntangiye gukora mu kabari yashakaga uburyo ari bumfashe gusubira kwiga ariko akabura ahahera ati ngo nimwishyurire ishuri wenda ejo n'ejobundi azancika kandi koko ntawamenya nari no gushaka kubona n'abandi nk'igihe yego ni ibintu bisanzwe dupanga gahunda yo gukora ubukwe rero agusapotinga muri kumwe nize turi kumwe wihangayika habonetse muganga gakondo utanga ubuvuzi bw'umwimerere kandi bushingiye ku bimera nahivurije umwijima mpivuriza n'iby'amabanga y'abashakanye bankoraho riraka ni abahanga pe waba warabaswe n'ibibazo byo kwikinisha bigatuma amabanga y'abashakanye atabasha kugenda neza tambuka tugukize umuze nawe ubashe kunoza amabanga y'abashakanye ubu mubona nahoranye ikibazo cyo kutabyara nkajya ntekereza ko narozwe nyuma naje guhura n'umuganga aramfasha ndakira ubu nanjye ndi umubyeyi nyuma yo kugira ikibazo cy'imisemburo mike bandangiye ivuriro rigana baramfasha icyo kibazo kirakemuka nyuma naje kujyana n'umubyeyi wanjye afite ikibazo cya hypertension ubu ngubu ni muzima kubivuza indwara nk'umwijima impyiko rubagimpande amibe igifu kubyimba prostate umutwe imitsi ndetse n'izindi namwe nimutambuke kuko mwashyizwe igorora kuba ari imahanga namwe mwihangayika mwibaza uko imiti yacu iraza kubageraho kuko dukora na DHR tukabagezaho imiti yacu kandi mu gihe gito cyane ubukwe papa ntabwo yaje muri dote yari ahari tugiye mu rusengero yaraje namubonyeho ariko yahise yigendera reception ntiyayitaye ntabwo mwigeze mwicara nawe urumva ko muri icyo gihe ajya kwitaba Imana yagushimiye ukuntu wamubereye umwana mwiza
aguha n'inshingano zo kuzamushyingura. Ntabwo wigeze agusaba imbabazi ko atigeze yakira umugabo wawe ntaze no mu bukwe? Umubyeyi ntabwo yagusaba imbabazi ngo akubwire ngo mbabarira nakoze ibi, ariko hari ikintu ashobora gukora ukabona koko ko umutima yagarutse. Ubwo tumaze kubana nabyaye abana 2 papa wanjye ataranamenya n'ahantu, ariko uko mbyenge nkamushyira nkajyana abana mu rugo nkategeza ko bazampemba nkaheba, kambwira ati ntabwo nshobora kuguhemba ubana n'uriya muntu, sinshobora kuguhemba ukiba mu nzu y'inkodeshanyo inshuti azankoza isoni wimutse wavuye ejo bundi nabazanye aho babajyanye aha ibyo bintu sinzabikora. Ndatuza njyaye umwana wa 3, icyo gihe twari tumaze no kubaka, twabaga i Nyamata mu Bugesera. Arahanumaho turaganira, ntabwo ati ndashaka kuza kuguhemba kandi nkaguhembera abana bose wabyaye. None twari twimukiye mu nzu ikiri mbisi. Arambwira ati genda nzazana abasirimu b'inyamirambo bagishuti banjye, genda ukora, urumva ushaka amafaranga angahe kugira ngo ubyibuze ukora utuntu tw'ingenzi dukeya batazasanga hasa nabi. Kuko namubwiraga ni wazana abashyitsi bwose nagukeneye nanjye meze neza uranga, none ubu ngubu turi mu nzu itameze nk'uko uyishaka kandi amamiliyoni ngo ngende ngire ikintu nkora. Icyo gikorwa cyanyeretse yuko koko n'ibyo yakoze ntabwo yanyangaga, nuko kudataha ubukwe we ntabwo yanyangaga, ahubwo nabaye nk'umubabaje, reka bari ko mvuga ko nashaka kubateza. Nawe ni igikomere yari afite. Ni igikomere yari afite. Yaraje rero, yaje mu buryo bwiyubashye ku buryo yazanye n'imodoka zirenze nk'icumi, aje guhemba n'abantu abaturage bose ati muze ngiye guhemba umwana wanjye. Nta kintu cyambaje nk'ukuntu nka nyuma y'igihe gitoya akoze ibyo, icyo gihe yapfiriye babona yari ari gusaba imbabazi ari kugira ngo asezere tumeze neza, ariko n'ubundi na mbere twari twibaniye neza. Navaga mu rugo twahurira mu nzu tugaseka tukiganirira kuri telefone, akampamagara, akunda kunyita Mutesi cyane. N'ubu iyo umugabo wanjye ashaka kugira ngo nezerwemo gake ampamagara Mutesi akavuga nk'ijambo papa yavugaga cyane, ati bite muto yabivuga nkahita mbyibuka nkibuka ukuntu twabanaga. Ijoro ryanze gucya mu buzima bwawe bitewe n'ibyo waciyemo, bitewe n'ibyo bizazane byose byagiye byikubita ku buzima bwawe, n'irihe joro utajya wibagirwa Mutesi? Ijoro ntajya nibagirwa ni iryo kuburamo papa wanjye. Mu mateka nicyo gikomeye nahuye nacyo, n'ubu iyo mwibutse iyo ndi njyenyine hari igihe bimbabaza pe. Yamaze nk'icyumweru ari muri koma, abasenga bakavuga ngo Imana yabatumye ngo nimurekure, ngo ninjye watumye adapfa atagenda. Ariko nkumva sinamurekura nubwo arembye, ariko nkumva yaguma hafi aho ngaho. Agiye rero nicyo kintu cyambabaje mu buzima, nkumva biranze. Ryari ijoro ry'amarira? Ijoro ry'amarira, ntekereza noneho ukuntu ngiye kubaho, ntanganaga n'ubwo buzima hari, noneho ngiye kumera gute. Nyuma ye rero, nyuma y'uko murekuye kuko akigendera, ese ubundi waramurekuye? Baje kugira abarokore barabinsaba. Barabinsabye ndamurekura, kuko baravugaga ngo Imana yavuze ngo hari umugeni wacu ngo agomba gutaha kandi agataha neza, kuko banavuze ngo sinanamuherekesha amarira. Byarangoye ariko baransengera. Wamurekuye gute? Narababwiye ni ngenda murekuye, baransengeye nyine bizamo kwakira ko nyine agiye kugenda. Nsengera ati n'ubundi agiye kugenda, reba arababaye, mureke yiruhukire. Kuko nari naramuvuje rero byaranze, mbona nawe ameze nabi, kandi noneho ndi kwikora ku mufuka muvuza. Ndimuvuzaga prive, imiti ya kanseri myinshi ntago mitiweli ikoraho, nkayigurira. Nkumva ngiye biri kumvuna ariko simbimenye kubera ko numvaga mushaka. Icyo gihe rero naremeye ndamurekura, aragenda. Icyo gihe byumvikane ko byabaye gikomeye kuko umaze kwitubwira, ariko se nyuma ye wakomeje ubuzima gute? Wakomeje urugendo gute rwo kugera aho uza no gushinga ishuri aho papa yagusigiye? Ubuzima bwakomeje kuba ubuzima, ahubwo babana noneho mbafata nk'inshingano, kuko bamwe abavandimwe bawe ese mbafata, bamwe tujya no kubana, mbaka mama ndavuga reka mbafate tubane mu rugo, mbakurikirane noneho turi kumwe.
ni ubuzima butari bworoshye ariko mama nawe yari afite imbaraga ariko igihe yari afite imbaraga usibye ko batakize yaje kugira ibibazo ariko yarahingaga yakweza ubwo byo batahinze nanjye nkabibafashamo ariko bitagize cyane ubona atari bibi cyane gushinga ishuri uvuze naje kubona amahirwe twabaga mu gipangu kinini hari Nyamirambo tugira amahirwe leta ihashyira kaburimbo iyi kaburimbo ya Nyamirambo Ruriba ica muri Norvège yaje gukora mu rugo ikoze mu rugo mama arababwira ati umwana nzi ni Mutesi bakunda kunyita sasa Mutesi aba ari we mufata mu muhaye amafaranga n'aba yafite azamenya uko ayakoresha si we mukuru sinjye mukuru ariko Mutesi nayo nizeye uri a strong woman ni njye wayafashe ntabwo yari menshi cyane kuko ntiyari na make ukurikije ubuzima twari twibeshye ubwo ni ya yandi ya expropriation yego maze kuyafata nashyize kuri konti ndayaburukisha nari ndi mu bihe nanjye nkimara kubyara mfite akana gatoya yego ndavuga ninkomera nzayapangira umushinga yari akiri muzima turaganira ndamubwira rero aha hantu ugiye kukubakira numvaga nzamwubakira etaje n'ubu ni uko atameze neza numva inzozi zanjye ari uko namwubakira etaje umubonye ntakamubone muri ya shusho y'ubupfakazi kuko akimara gupfakara nyuma yaho gato na mukuru wacu yaje gupfa urumva ubuze umugabo ubuze n'imfura ni nabo babanaga bisa n'ibintu bimutushije ukuntu ndamwegera ndamubwira nubwo bagiye barajya ariko ntabwo uri umupfakazi nziza ku bantu nzajya nkufasha nta n'umuntu uzamenya ko uri umupfakazi yego ubwo icyo gihe rero numvaga amafaranga ngiye kumwubakira n'inzu nziza iri ku muhanda kuri kaburimbo nuhanyuze ajya avuga ati dore kwa Bizimungu dore muri rwa rugo rw'umutaka yego niyo gahunda nari mfite ku igitekerezo cyo kuhashinga ishuri rero mbere ya covid ho gato hari mubyara wanjye yamuhaye igitekerezo ngo twashinze ishuri ndabimwemerera twinjira muri business y'ishuri ari cyagiye covid yaje isanga turi mu gihembwe cya mbere cy'ishuri amafaranga yose nari mfite nayashyize muri business y'ishuri twari twishyuye igihe kinini umugabo wanjye nawe yakoraga nyine hariya ku kibuga yari ko bamaze amezi 9 yose badakora urumva ubuzima aho covid irangiriye buraducanze ari we amezi yose nyuma yaje no kuyirwaramo muri covid ararwara cyane ku buryo ndi mu bitaro navuga ngo wabona nawe agiye gupfa ariko Imana yadufasha arakira bwa bushobozi bwose burahanuka bujya hasi natangiye business nubwo dufunze umwaka wose ariko igihe amashuri azafungurira ntegerezwa kuzafungura kandi bisanze nta bushobozi mfite icyo gihe nibwo nagiye nganira na mama mubwira ahantu turi n'ubundi turahakodesha aha hantu waretse nkahabyaza umusaruro nkahashyira amashuri aho kujya nkodesha rubanda nkajya nkukodesha mama tubyumvikanaho nigira umupangayi w'iwacu nyine kugira ngo nta mafaranga nubwo nayishyura mu bukode ariko ajye gufasha mubo yafasha nanjye yangarukira nuko naje kubipanga rero aho gukodesha covid irangiye ndaza ndahubaka aya mahirwe ntabwo ahoraho ukwiye kuyafatirana nimba aya makuru akureba niba warangije kwiga kaminuza ukaba ushaka gukomeza masters degree ndetse n'abarangije masters bifuza gukomeza PhD ubu hari scholarship ziri full funded ndetse n'iziri partial funded muri leta zunze ubumwe za Amerika aya makuru rero yabyaza umusaruro nimero zacu ni 0787408958 The Early Bird Catches War. Ubaka neza bya bindi ya plan nari mfite yo kuhubaka njyamo imbere nyihinduramo ubwoko bw'amashuri. Bitanza rero kuhakorera. Uyu munsi bimeze bite? Uyu munsi bimeze neza. Ishuri rimaze imyaka 2 rikora. Ariko ni urugendo rutoroshye. Biza abantu bashinga amashuri n'abantu bakomeye. Bafite ubushobozi cyangwa bamwe bayakoreye kera abasaza abakecuru byarangoye ariko gukora abana baraje bariga ufite abana bangahe biga mu ishuri ni primaire na secondaire
ni maternelle yose ya mbere n'iya kabiri n'iya gatatu. Yego. Dufite na primaire kuva mu wa mbere kugera mu wa kane. Mu kwa 9 turajya mu wa 5. Mu wa 5. Yego. A strong woman. Ndacyayivuga. Thank you. Nukuri ni igitekerezo cyiza kandi gikomeye cyane. Nize challenges nibihe bigoye wahuye nabyo muri urwo rugendo rwawe rw'iterambere, urugendo rwawe rwo gufasha umuryango, wagiye uhura n'ibibazo bitandukanye nk'uko nabyumvise, gupfusha abantu rusorongo, nize challenges, ibihe bibazo cyangwa ingorane uhuye nazo muri ubwo buzima bwose? Ingorane nahuye nazo, kuba naratakaje amahirwe yo kwiga, nkiga nkuze. Naje kubwira umuganga ariko waretse ubundi ngasubira kwiga. Narakoraga mfite akazi, nari umukesiyeri muri Kaosha, maze gushaka nahise njya gukora muri Kaosha. Ndamubwira ati surumva uzabishobora? Nzabishobora. Hanyuma ati nta kibazo. Ndagenda njya Sainte Famille muri Candidat Libre. Amakuru yanjye yuko ntize, nagarukiye mu mwaka wa 2, ariko maze imyaka 10 irenga 10 ntarasubira mu ishuri. Bati surumva wowe wumva uzabishobora? Nzabishobora. Yego. Bampaye ikizami mbona ntigikomeye, ndagikora. Icyo gihe hari n'amahirwe abantu bize mu myuga bari kureba cyane pratique zabo kuruta uko bareba theory. Ndakora ndatsinda, noneho mpita ninjira mu wa 6. Barambwira, ndababwira mundi mwampaye amahirwe, mu mwaka utaha nakora ikizami. Hari mu kwa 4 ndabyibuka tuvuye. Bati turi mu gihembwe cya 2, tuzakora exeta mu kwezi kwa ni cyo twonkome exeta 6e. Yego. Barabimbwira, ndababwira ingenzi nzabishobora. Ibihembwe 2 usigaranye uzateguramo ikizami cya leta ugikore, wizeye gutsinda cyangwa urashaka kudutsindisha. Ndabwira ngiye munyize nzatsinda. Babonaga igihembwe gikurikiyeho cya 2, babona naje natsinze ntabwo navuga ngo ni mu bana kuko Candidat Libre igamo abantu bakuru. Nahise mbiha umwanya uhagije, akazi ndakareka, ngiye mpangana n'ikayi. Mfata n'abarimu bamwe bigishaga, ndababwira mwagiye mu nkocinga. Muri vacances ndabyibuka vacances nigagamo amasomo ya kera nko mu wa 3, mu wa 4, mu wa 5 kugira ngo nitugaruka kwiga nzakomezanye n'abandi byo mu wa 6. Nuko byagenze, nza gukora exeta rero nisanga nagize amanota meza ashoboka. Koze muri hotellerie. Icyo gihe nahise mbona amanota meza ampa uburenganzira bwo kwiga muri Kiye. Uza no kwiga Kiye se? Nize Kiye. Niga muri Kiye. Nari mfite amanota meza pe ashoboka, nari mfite grande distinction. Wibuke ko cyagiye wagarukiye mu wa 2 ufite grande distinction. Yego. Ese byagize gute kugira ngo utsindwe? Ni byabibazo simbizi. Iyi saa nanjye nisubiyemo sinjya mbimenya. Nukuri pe ntago nzi hano ubwenge icyo gihe bwari bwaragiye. Navuga gute na triple mu wa mbere byaranze, mu wa 2 bikanga, nagera mu 6 nkakora nkabona ndatsinze. Ni ibintu nanjye najya niyumvisha. Ni ibintu bikomeye cyane. Hari umuntu muri kano kanya twumva yashaka yenda yose ishuri rya biragenda, uyoboye cyangwa wanashinze biragenda, ni nk'ibiki wenda ashaka kuba ari umuntu wagusapotinga jipa, bimeze bite? Navuga ngo nashyize imbaraga nyinshi cyane mu gutangira. Urabizi umunyarwanda ajya aca umugani ngakimuhana akazi imvura ihise. Yavuze niba narahanganye n'ibihumbi 14 nkabyishyuriramo abana, ubushobozi mfite bukeya mbushinzemo ishuri, cyane ko nakuze mfite igikomere cyo kwiga, nkumva nimba mukuru nzihimura uko byagenda kose, nkiga amashuri ashoboka. Ubwo nabonye lisansi idahagije, ndashaka no gusubira kwiga mu minsi iri imbere masters. Kuko numvaga ngomba kwihimura ku cyitwa ishuri. Nza kugira ikibazo byatumye nshyira imbaraga cyane mu gushinga ishuri. Covid ikirangira numva dufite abana benshi, ubushobozi bwari bwagabanutse, bwashize, reka mvuge ngo bwari bwashize. Ngize aho njyana abana kwiga kwa Nyakaminerva, abana bigaga Kigali Palace, ubona ubushobozi bwanjye ntibwakomeza kwigishiriza.
ndabafata mbashyira mu ishuri rimwe ryari Kicukiro baza kumbwira ngo abana bageze igihe cyo kwishyura minerivare kandi ntayo dufite. Urumva ibyacu byose nari mfite imodoka ngendamo ndayigurisha kugira ngo ngaruke mu ishuri. Umugabo dufite inzu turayigurisha ngo twubake iryo shuri, mbese ubuzima busa n'ubwahagaze. Ba bana njya gusaba imbabazi ku ishuri ngo babe babihanganiye bige bakore examen, baransuzugura cyane kuri iryo shuri. Birambabaza ntekereza ukuntu najyaga ntanga 300 nako mwana, uyu munsi nkaba nabuze na 50 yo kwishyurira umwe byibuza, mbasaba imbabazi biranga. Ndabareka mbazane mbicare. Gushinga ishuri rero nari mfite intego cyane yo kwita kuri ba bana babuze minerivare. Uyu munsi nabwiye abakozi dukorana ndabwira nti icyitwa guhembwa ni icyanjye. Njye bahemba. Ishuri ryakunguka ritakunguka undi njye uzahomba. Ntihazagira umwana no mu muzirukana ngo nuko yabuze minerivare. Kuko ndabizi neza yuko nubwo waba umukire icyo gihe twakenye tubura minerivare kandi dufite ubushobozi. Umuyobozi w'ishuri umugabo wanjye arakora, urumva kumva ngo umuntu akora ku kibuga cy'indege byonyine nuko nawe ubwawe barumuna bawe mwese mwirukanwa ku ishuri kubera minerivare. Numva rero ikintu cyo kwirukanira umwana kubura minerivare washinga ishuri nkafasha aba bantu bari hasi babura ukuntu bishyura. Nshinga iryo shuri, ibyo bintu rero byangizeho ingaruka. Umva niba ishuri ririmo abana 30 nkabwira ababyeyi ngo nta stress zo kwishyura, umubyeyi arishyura uko ashaka. Nkasigara njye ndi kuri gahunda yo kubasaba kuba inshuti nabo cyane kugira ngo ayo mafaranga bayazane, ariko ntabonye akana mu muhanda akazerera ngo bakirukanye. Bakirukaniye minerivare. Ibyo byaje kunkoraho rero, rimwe na rimwe nkakana amadeni abantu yo kugira ngo nkomeze nshyire muri business, ariko babana bige babana b'igihugu cyane cyane aho nubatse habaga indoshyi nyinshi. Bamwe muri bo abana benshi ku ishuri nabatishyura. Ko bitoroshye. Ntabwo byoroshye kandi nanone umuntu witangiye kariti, witangiye abantu nkuko ikoze kubukira umwana muto cyane. Mba numva bindimo. Iyo mbonye akana hari igihe byarengaga abayobozi banjye bikabarenga bakambwira ati reka santima uri muri business. Bati tugiye kubiruka. Ugatekereza ko nawe wirukanwe gute? Natekereza ko nirukanwe bigatuma mva mu ishuri byiteka. Ita mvuga basi mu bihanganire mu bahe babyeyi bahora batanga ababyeyi. Mu bihanganire ejo bazayazana. Byakwanga babona byanze. Ni basi ni mu birukana. Mukurikirane ko nta kana kasigaye mu rugo kawe. Bose mujye kukaza. Abo baravuga bati abo bana noneho jye ubimenyera. Cyari fatire zabo bakakita bakishyiraho. Hari n'igihe bajyaga kwirukana njye nkafata konje. Nkazagaruka nka nyuma y'icyumweru ku ishuri ibintu byararangiye nta bibazo bihari. Ubwo numvaga nashaka kubona ibibazo bihari. Yego.